Welcome to Wildland TV. Tubahaye ikaze ku murongo mugari cyangwa se umuryango mugari cyangwa se umuyoboro mugari wa YouTube ubagezaho amakuru agiye atandukanye cyangwa se ibyegeranyo bitandukanye ndetse n'ibindi n'inama zitandukanye zabafasha kuba zagira icyo zibamarira mu bintu bitandukanye. So nk'uko muri kwibona rero ko iyo foto iri aho ngaho hejuru, abo bantu bari kuri iyo foto kabisa hari ibintu bitandukanye bagiye batangaza ku bintu bijyanye n'ubwamamare cyangwa se no kuba umuntu yaba afite amafaranga menshi cyane cyangwa se ari icyamamare, ariko hari ubuzima baba babayemo nyamara abantu benshi cyane batajya bamenya. Ariko iyo winjira mu bintu cyane bya entertainment ushaka kumenya amakuru y'ibyamamare n'ibiki, ugenda umenya cyane ubuzima habamo. So hari amabanga rero bagiye baduhishura cyangwa se bagiye batumenera, tugiye kuba twagarukaho mu by'ukuri. Ese kuba umuntu yagira amafaranga menshi cyane cyangwa se kuba yagira ubwamamare burenze hirya no hino, akaba ari icyamamare hirya no hino ku isi azwi cyane, abantu benshi bamwubaha, bisobanuye yuko no mu rugo iwe cyangwa se mu rugo iwe aba afite ijambo rikomeye, cyangwa se uburyo yubahwa n'isi yose cyangwa n'abandi bantu bamuzi niwe mu rugo ari uko biba bimeze cyangwa biba bitandukanye. Hari amabanga menshi cyane rero bagiye batumenera, tugiye kuba twagarukaho muri iki kiganiro. So niba uri mushya rero kuri iyi channel yacu, turakwinginze kugira ngo udufashe kabisa, uduhereze subscribe ndetse ukore na like kugira ngo ufashe iyi channel yacu kuba yarushaho kugenda itera imbere. Ubwo rero tureka dutangirane n'umwe wa mbere. Tugiye guhera ku muhanzi bita Harmonize. Rero ikintu yagiye agarukaho kenshi cyane mu itangazamakuru, ngira ngo muramuzi ukuntu yabanye n'uwo bitaga Sara, umukobwa wari umunyamideli, ndetse bakaza gutandukana, ariko bakaza gutandukana mu buryo butangaje cyane. Nyamara Harmonize we mu buryo bwagararaga abantu cyane yari yarihebeye uriya mugore babanaga, ariko uburyo uriya mugore yaje kumusiga, yamusize mu buryo bubi cyane, amusiga no mu marira menshi cyane n'agahinda. Nyuma yaho rero Harmonize icyo yaje gutangariza abantu be ba hafi cyangwa se bamwe mu banyamakuru be b'inshuti ze za hafi ku mabanga y'urugo rwe, uburyo yari abayeho n'ibiki byose, yatangiye ababwira ati mu by'ukuri abahanzi cyangwa se abandi bantu bamamaye cyangwa se abandi bantu b'abanyamafaranga kenshi cyane, mwe mushobora kuba mubwira yuko babayeho mu buzima bw'umunyenga, ndetse mugakeka yuko uko baba baramamaye hanze aha no hanze no mu rugo rwabo cyangwa se iwabo mu miryango yabo, ariko abantu baba babafata cyangwa se icyo cyubahiro mwe mubahereza muba mubagomba, ari nako mu rugo biba bimeze. Ati njyewe hano mu rugo abantu benshi cyane bibwiraga yuko uko mpora ndirimba umugore wanjye cyangwa se ukuntu mbanye nawe ari mu buryo bw'umunyenga cyangwa se nasubijwe, ariko mu by'ukuri uriya mugore yamuzaga ku nkeke mu buryo ntabasha kubasobanura ngo mubyumve, ku buryo akenshi ari n'ubwo njye ubwanjye nararaga ndi kurira kandi ndi umuntu w'umugabo, cyangwa se nkarara nigunze, kubera yuko mu by'ukuri uburyo yamfataga cyangwa se yumvaga uburyo icyubahiro mwe mu ngomba cyangwa se mu mpereza n'abafana banjye muri rusange bampereza cyabaga gitandukanye cyane n'uburyo umugore wanjye we yanyumvaga. Yumvaga ko burandi wa muntu n'ubundi kuba ndi icyamamare byanze bikunze, nyamara nubwo nawe yari asa naho yamamaye wenda mu bindi bintu runaka, cyangwa se ko ari umugore w'umuhanzi nawe byaramugize icyamamare, ariko we ku buryo yumvaga yuko byanze bikunze buriya hari abandi bakobwa tuba duciringa cyangwa se mba ngendana nabo cyangwa se mucaho inyuma, bikaba byatuma n'ubundi atangirira icyizere nk'uko bikwiye. Nyamara njye rwose igihe cyose maze mbana nabo sinigeze ngerageza namwe ko namuca inyuma, ariko we nyamara murabizi ko yigeze kuba yabigerageza. Ati ikindi kandi mu by'ukuri ikindi kintu cyagiye kimbabaza cyane, nubwo wenda gutandukana nawe wenda atari njye byaturutse cyangwa se bitari mu byifuzo byanjye, ariko nanone ikindi kintu mu buzima cyambangamiraga kubana nawe kandi kikantera agahinda kenshi cyane, ni ukuba nta na rimwe yigeze
ambona nk'uko nyine wenda ngo nyiri ikintu nkora kimunezeze, wenda se kibe cyamushimishije nawe nk'impano muhaye anyereke yuko yamushimishije mbese imunyuze. Umunyamakuru umwe araza aramubaza ati ese mu by'ukuri ibintu waba waririmbye mu ndirimbo bita Ayora ushatse kuvuga ko byaba ari byo buzima mu by'ukuri waba usa naho wari ubayemo, yaba ari true story? Aravuga ati mu by'ukuri hari igihe duhanga indirimbo zivuga ku buzima bwacu bwite, ariko twajya mu itangazamakuru ntabwo dushobora kuba twakwera ngo tuvuge yuko nyine ari ubuzima bwite turimo bwacu cyangwa se aribyo twabashe kuba twaririmba, kuko ntabwo ahanini tuba dushaka ko ubuzima bwacu tubayemo mu ngo zacu bwagaragara hanze ngo abantu benshi baba bapfa kubimenya, bitewe n'uko abafana bacu ntabwo tuba twifuza yuko bamenya ubuzima bitubayemo, kuko bishobora kuba byatuma bibababaza cyane cyangwa se bituma rimwe na rimwe abafana badutakariza icyizere cyangwa se urukundo badukunda rukaba rwagabanyuka. Ubwo rero Harmonize urumva ukuntu yari abayeho n'ikiganiro yaje guheza itangazamakuru, mu by'ukuri ko byari ibintu byari bimubabaje cyane, kugira ngo avuge n'aya magambo ndetse n'aho yageze aza kurira bitewe n'uko yari amaze kubazwa ibibazo byinshi cyane bikamwibutsa ako gahinda n'amarira yagiye abamo, gutyo bimutera kuba yarira. Undi muntu rero nanone waje kuba yabazwa ibibazo bijyanye n'ibyo ngibyo n'uwo bita Will Smith, ndetse mu minsi yashize ngira ngo mwaranayibonye niba mujya mukurikirana ibintu by'amakuru y'abasitari cyane, abantu bo muri Amerika cyane cyane abafana biwe bakomeza bavuga ati ese kuki umugore wawe iteka ahora asa naho agutoteza nyamara ugakomeza ukabyihangana ubundi wazamwatse divorce n'ibiki. Will Smith rero mu magambo ye buriya n'umugabo usa naho ari kuru cyane udakunda kuba yagira byinshi cyane atangariza abafana cyangwa se ajye mu itangazamakuru, yavuga ati mu by'ukuri umugore wanjye ndamukunda pe, ndetse n'isi yose irabizi, abana banjye barabizi, ndetse nawe ubwe ndabizi neza ko abizi, ariko mu by'ukuri nanjye ubwo nyishakisha impamvu yaba ituma amfata uko yaba amfata. Mu by'ukuri simvuze yuko cyangwa se we akomeza avuga ati, yakomeje avuga ati ntabwo ntekereza yuko mu by'ukuri azi yuko mbayeho nishimye bitewe n'ukuntu we amfata cyangwa se uburyo anyubaha cyangwa se icyubahiro angomba cyangwa se nk'umugabo wiwe, ibyo nkora byose we asa naho abibona nka zero cyangwa se asa naho atabiha agaciro mu by'ukuri, nyamara ibyo mba nkora byose haba imvune nkura mu kuba turerana abana cyangwa se tubana, nkora buri kimwe cyose kugira ngo yishime mu impano n'ibindi byose, ariko mu by'ukuri sinzi impamvu bitajya bimunyura ngo bimwereke yuko ndi umugabo rwose umukwiriye. Ati mu by'ukuri njye mbana nawe kandi wenda cyifuza gukomeza kubana nawe, ariko mu by'ukuri sinzi abantu benshi cyangwa se abafana mwe muba mukomeza kwibwira yuko abasitari cyangwa se n'ibindi byamamare cyangwa se n'abandi banyamafaranga bagize urwego rukomeye cyane bageraho bakamamara mu isi, ati mushobora kuba mutekereza ko ingo zabo mu by'ukuri ziba zibayeho mu buryo bw'umunyenga, uwo mwashakanye akaba ari umuntu unezezwa n'uri we, mbese uko abantu bagufata buriya ko umugore wawe aba agufata neza cyangwa se n'uba uri umugabo wawe aba agufata neza birushijeho, ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbwire ko abantu batekereza ibyo ngibyo muba mwibeshya cyane, kubera yuko abenshi sinange gusa hanze aha abenshi mu bantu dusangiye show business cyangwa se akazi nk'aka dukora n'ubwamamare cyangwa se n'ibindi bintu, mu by'ukuri abenshi nzi duhuriye kuri ubu buzima, icyita rusange duhuriyeho ni uko abenshi tubayeho tutishimye, ndetse akenshi twishima ari uko tugeze imbere y'abafana bacu cyangwa se turi mu kazi kacu bwite, noneho tutari muri bwa buzima bwacu bwo mu rugo cyangwa se bw'umuryango. Ati rero ntimukajye mukunda kwibeshya cyane, ati kandi ahubwo buriya inama twagira aba bantu cyangwa se abantu nk'abantu baba batekereza imyumvire gutyo, ni uko muba mukwiye kujya mugerageza nyine mukakira ibintu nk'ibyo ngibyo, kubera yuko nanone hari ibintu twamaze kubona yuko umuntu ashobora kuba yagira ubutunzi butandukanye akagira ubwamamare butandukanye, ariko namaze kubona yuko umuntu atabaho afite ibintu byose. Mu by'ukuri ngiye nashatse ubuzima, nshaka amafaranga, nshaka umugore mukunze, nshaka buri kimwe cyose, tugira amahirwe turabyara, tugira n'ubutunzi ndetse tugera ku bintu byinshi bikomeye, ariko ibyishimo by'urugo navuga yuko nabigize mu gihe gito gishoboka, ariko nyuma yaho rwose ibyishimo byagiye biyoyoka mu buryo nanjye ubwanjye ntabasha kubasobanurira. Ubwo rero mu by'ukuri umuntu wese waba uzi ko abayeho muri ubwo buzima aba asabwa kwihangana,
kubera yuko nta kundi, kuko buriya umuntu ashobora kuba yagira ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko akazagira kimwe byanze bikunze kimubangamira mu buzima bwe kandi akaba adafite uburyo bwo kuba yagikosora. Urumva yuko rero abantu benshi cyane muri aba bahanzi cyangwa se ibindi byamamare baba bafite ibintu by'ibibazo bisa naho bibahangayikishije pe. Undi muntu rero nanone wagize ikintu aba yavuga cyane kuri ibi bintu hano iwacu ni umuntu bita Platini Nemeye. Platini Nemeye ngira ngo namwe muramuzi mu minsi yashize, ubwo abantu benshi baba babreakinga inkuru zivuga yuko umugore we ngo umwana babyaranye ashobora kuba atari uwa Platini, ndetse abenshi bakagenda banavuga yuko umugore ashobora kuba anamuca inyuma cyane, ndetse ashobora kuba baranatandukanye, ndetse ibyo byaje no kuba byanaho abantu bose barabibona ko umugore we babaye batandukanye. Wenda ubu ngubu niba basa n'aho basubiranye cyangwa bashaka kuba basubirana ibyo tutaramenya cyane aho, kuko bashaka kuba batandukana no mu buryo bweruye noneho ibyo nibyo tutari twamenya. Ariko Platini Nemeye nawe cyo cyabasha kuba yavuga kuri ibi bintu. Bajetese Platini, ubibona gute ubwamamare bwawe cyangwa se n'ibindi byamamare muri rusange, ubona gute mu ngo zanyu? Iyo ubayeho uba wumva ubayeho gute? Mu rugo bufashwe ute? Ubunezero se umunyenga dutekereza ko mwaba mubamo kuko n'ubundi si bo mwaba mubayemo, cyangwa se mubayeho neza kurusha uko twe tuba tubitekereza? Nawe aravuga ati mu by'ukuri mwe mufite byinshi cyane byo kuba mwakwigira ku basitari, ariko ntabwo mubasha kuba mwabyiga uko bikwiye cyangwa se ngo mube mwabibona. Ati kubera yuko ubusitari ni ikintu gikomeye cyane kandi kibasha kuvuna umuntu ukirimo, cyangwa se umuntu ufite ubwo busitari cyangwa se ufite icyo kintu yamamayemo, bitewe n'uko aba yikoreye umuzigo umurusha ibiro, bitewe n'uko asabwa guhora yigengesereye, kubera yuko uwo mwashakanye iteka yazi neza kuri umusitari ahora yibwira yuko byanze bikunze akagukangisha ko byanze bikunze abantu bagukurikira cyangwa se abafana bawe nuramuka ugize ikintu kibi cyangwa se ikindi kintu gisa naho kimubangamira ukora, ashobora kuba yabigeza mu itangazamakuru bikaba cyangwa se mu bandi bafana bawe bikaba byakubangamira cyangwa bikakwicira kariyeri. Icyo kintu kigahora gisa naho kigutsikamiye mu by'ukuri, ukaba udafite ubwinyagamburiro cyangwa se ubwisanzure bwo kuba wabaho mu buzima mu by'ukuri nk'ubw'abandi bantu basanzwe babamo. Ubwo rero mu by'ukuri abantu bibwira ko tubayeho muri ubwo buzima bw'umunyenga baba bibeshye cyane, kubera yuko ntabwo ijana ku ijana ntabwo twavuga ko tubayeho tubabaye cyangwa se duhora turakaye cyangwa se tutishimye, ariko akenshi cyane nk'uwo mwashakanye iteka aba yumva yuko niba hari ikintu adashaka cyangwa se atifuza ko yakora, ugomba kugishyigikira byanze bikunze, ugomba gushyigikira imigambi byiza ibibi ndetse n'ibitakunyuze, ariko ugomba kubyakira kuko nta kintu ugomba kubikoraho. Ati mu by'ukuri abantu benshi bafite amafaranga bahura n'ibibazo byinshi cyane, cyangwa bitewe n'abo bantu baba barashakanye wenda bafite imyumvire itandukanye nabo. Ati ikindi kandi ibintu byo gutekereza ko muba mwubaha mu rugo, ati kubahwa nishobora kubahwa, ariko icyubahiro duhabwa mu by'ukuri gishobora kuba kiri munsi y'abandi bantu baba batari abasitari, bitewe n'uko bo baba bafite ubwisanzure buhagije mu buryo bwose, ndetse no mu ngo zabo no muri sosiyete. Ubwo rero murumva yuko uyu nawe ikintu yagiye agarukaho ari ibintu biba bitaboroheye. Undi muntu nawe wagize ikintu avuga kuri ibi bintu n'uwo bita 50 Cent. 50 Cent nawe bamwita se ko waratandukanye n'umugore ko amaze igihe kingana gutya mutabana, mu by'ukuri warabyaye ufite umwana ndetse mukuru, ugeze igihe cyo kuba nawe yamenya kuba yakora icyo ashaka, cyangwa se afite uburenganzira bwo yakora icyo ashaka. Ubundi bwo mu by'ukuri ikintu cyakubangamiye mu kuba warabanaga n'umugore wawe ndetse cyaba cyari iki? 50 Cent abanza kumwenyuraho gato, ubundi arangije arahasubiza ati mu by'ukuri umugore twabanye ndetse twanatandukanye ndamwubaha pe. Ati ikindi kandi buriya we niyo yaba atanyubaha, ariko basi ngiye mwubahira yuko basi
twigeze kubana, icyo cyo ndakimwubahira. Ariko mu by'ukuri reka ngire ikintu mbwira abafana banjye cyangwa nsangiza abafana banjye mu buryo tuba tubayeho, cyangwa se umuntu usa n'aho ari icyamamare cyangwa se ufite andi mafaranga cyangwa se ufite ikintu yagezeho gituma yamamara akamenyekana ku rwego rw'isi, mu by'ukuri aba afite ikintu gisa naho kimuzitiye, kubera yuko uwo muntu muba mwarashakanye cyangwa se uwo muntu muba mubana we mu gihe we mwabanye yumva yuko nyine we atari umusitari cyangwa se uri umusitari, nta na rimwe ajya yizera yuko ubusitari bwawe bugumishe cyangwa se buguma muri wowe gusa, aba yumva ko byanze bikunze ubusharinga no ku bandi bantu, nko kumuca inyuma cyangwa se gukora ibindi bikorwa bitari byiza, gufata amafaranga cyangwa se umutungo w'urugo ukajya kuwusesagura mu bindi bintu bidafite umumaro. Nyamara kenshi cyane ntabwo biba ariko bimeze, ahubwo baba banibeshya cyangwa se baba bibeshya ku muntu muba mwarashakanye. Niba ari umusitari byanze bikunze kwiyumvisha ko byanze bikunze ahora ajya mu bindi bintu bidafitiye inyungu urugo cyangwa se mwembi muri rusange, biba birimo kwibeshya bitewe n'uko ntabwo ariko biba bimeze. Ati ikindi kandi ikintu kijyanye no kuba umugore cyangwa se umugabo muba mwarashakanye ataguhereza freedom ngo wumve yuko wakwigenga, icyo nacyo ni kimwe mu bintu bibangamira umuntu wabaye umusitari cyangwa se akagira urwego ageraho. Mu by'ukuri ni bimwe mu bintu bikunda kuba byatuma umuntu w'umusitari atanezerwa mu gihe ari mu rugo, nyamara igihe ari imbere y'abafana cyangwa se ari imbere y'abakorege be cyangwa se inshuti ziwe zisanzwe, aba yumva rwose umunsi utakwira ngo abe yatandukana nabo, bitewe n'uko aba azi neza yuko ibyishimo agiye kuba avuyemo atari bugerewe ngo akomeze abibone. Ati ubwo rero mu by'ukuri abafana mujye mukomeza mutekereza yuko abantu b'abasitari baba babayeho mu munyenga mu ngo zabo, mu by'ukuri ntabwo ari uko biba bimeze, biba bitandukanye cyane. Ariko nyine nta kundi ugomba kubyakira, bitewe n'uko utabyakiriye nanone ugahora uvugwa nabi cyangwa se mu itangazamakuru hagahora hasohokayo amakuru yawe atari meza, y'imyitwarire itari myiza, kandi wenda rimwe na rimwe washinjijwe n'uwo mwashakanye wenda atari nayo, bishobora kuba byakwicira kariyeri yawe cyangwa se bikaba byagira ingaruka ku mirimo yawe cyangwa se ku bwamamare bwawe, kandi aba ari bwo uba ureba ko bwarushaho gukomeza gutera imbere. Ubwo rero aba bantu uko ari bane uko tubagarutseho, izo nizo nama bagiye babaza, ndetse ngira ngo nka Harmonize ndetse na Platini bo icyo bagiye bagarukaho, bagiye bavuga ati inama twahereza abandi bantu cyangwa se abantu baba bashaka kwamamara ni ukutiyumvisha yuko nyuma yo kwamamara cyangwa se ubwamamare bwawe numara kubugeraho uzaba ufite n'umutuzo cyangwa se umunezero uhagije urenze mu buzima bwawe, ukumva yuko fame ufite byanze bikunze izaba iri no mu rugo iwawe, cyangwa se umunezero uzahorana ukura mu bafana bawe ari nawo uzabahorana cyangwa se uzaba ufite igihe cyose uri mu rugo rwawe, aho ngaho bizaba birimo kwibeshya. Izo rero nizo nama abahanzi cyangwa se ibi byamamare byagiye bigarukaho. Iki kiganiro rero nkaba nanjye navyo reka nkibasharinge, nagiye nkusanya nyine ibi byegeranyo byabo hirya no hino uko nagiye mbibona, nuko izi interview zabo uko nagiye nzumva, nuko nayo mbakorera iki kiganiro. Nimba rero uri mushya kuri channel yacu, nizeye ko wadushyigikiye ugakanda like, ukaba wana subscribinga kugira ngo uzagende ubona ibindi biganiro nk'ibi bitandukanye tugenda dukora. Reka tuzasubire mu kindi kiganiro. Imana ikomeze kureba neza kandi kwishimira.